Nizere ko umeze neza wowe udukurikiye uri mu bice bigiye bitandukanye, wowe ukurikiye John TV show aho uri hose, reka nizere ko umeze neza. Hanyuma ntatinze, niba utarakora subscribe uyikore none ahangaha, ukande no kukazogera kugira ngo amakuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ajya kugereraho ku gihe, kandi ujye uba mu ba mbere babone inkuru zacu. Uyu munsi rero ntago ngiye kuvuga ibintu byinshi, ahubwo ngiye kukubwira ibyaranze amatora y'uyu munsi twari dufite ku itariki 14 ndetse n'itariki 15. Ubwo 14 ni ku banyarwanda batuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ubu rero ubwo ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2024, abanyarwanda batuye hanze y'u Rwanda bari bafite igikorwa cyo gutorera hari habugenewe cyangwa se hari habigenewe ho kuba bajya gutorera. Ubwo umuntu wese akaba rero yagombaga kujya gutora. Harimo abari batoye bwa mbere, barimo abasitari cyangwa se barimo abantu bafite amazina akomeye azwi hano mu Rwanda, ariko harimo n'abantu basanzwe. Ubwo abo bose hamwe rero bakaba bari bahuriye hamwe mu cyumba cyo kujya gutoreramo cyangwa se bagombaga kujya gutora. Nuko rero uyu munsi ijoro ryo ku ya 15 Kamena 2024 nibwo amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yakozwe cyangwa se yabaye. Hakaba rero n'ibyavuye muri ayo matora byaraye bitangajwe cyangwa se biraye bitangajwe kuri ubu ngubu. Rero mbere yuko tukubwira ibyavuye muri ayo matora, reka nkubwire ko kandi hari abahanzi bari batoye bwa mbere ku nshuro yabo ya mbere. Ubwo twavugamo nka Uwicyeza Pamela, nawe abarirwa mu bahanzi cyangwa se abarirwa mu baba hafi mu myidagaduro, kubera yuko ni umukunzi cyangwa se ni umugore w'umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben. Abahanzi rero bamwe b'abanyarwanda bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Benshi muri bo rero bakaba bagiranye ibiganiro birambuye cyangwa se ibiganiro bigufi na bigufi n'ikinyamakuru Igihe. Ubwo abo bahanzi barimo uwitwa Bwiza watoye bwa mbere, ndetse akaba anakomoka i Bugesera. Barimo Tom Close watoye. Tom Close we ntabwo ari ubwa mbere. Barimo Butera Knowless nawe yatoye. Hanyuma Neri Ngabo nawe yatoye. Ishimwe Clement nawe yatoye. Abo bose rero nyuma yo gutora bakaba bagize ibyo bahita batangariza Inyarwanda ndetse n'igihe.com. Hanyuma rero ni inkuru yasakaye cyane, ishingiye no ku kuba nta muntu wari ubyiteze ko aba bahanzi bose bari buze kubigaragaza. Ariko amafoto yabo ko yagiye hanze, bafotowe nande? Icyo nacyo ni ikindi kibazo, kubera yuko byari bizwi cyangwa se biteganyijwe ko bitemewe kuba batwara amafoto cyangwa se bafata amafoto mu cyumba cy'itora. Aba bahanzi bo bafotowe nande ko bitemewe mu gufata ifoto mu cyumba cy'itora? Icyo ni ikibazo. Ubwo abantu benshi bakomeje kubyibaza, nanjye nabyibajije. Gusa habaye hari ubisobanukiwe kuturusha, ubwo nawe yatwunganira. Ikindi nzanababariza mbimenye mbisobanukirwe. Gusa ibyo byose nubwo byabayeho cyangwa se ibyo byose nubwo byabaye, byarangiye umukuru w'igihugu cyangwa se wari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, abashije kuba atsinda mu majwi ubwo y'ibanze yatangajwe, aho yagize amajwi 99%. Amajwi 99%. Hanyuma kuri ubu ngubu rero akaba uwamukurikiye ari Dr Habineza Frank wagize amajwi ni 0.52. Hanyuma ku rundi ruhande uwitwa Mpayimana Philippe nawe niwe waje ubu ngubu ari ku mwanya wa gatatu, wagize 0.28.
0.28. ubwo rero nuko byagenze, amatora yo nuko yagenze. Abahanzi bitabiriye amatora ari benshi, abatuye ibihugu byo hanze nabo babyitabiriye. Amatora yitabiriwe n'umukuru w'igihugu nawe ubwe yayitabiriye, ndetse n'abandi benshi benshi bagiye bitabira aya matora kuri ubu ngubu. Rero icyavuye muri ayo matora ni uko nguko kugeza ubu ngubu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba yabashije kubanza gutsinda icyiciro cya mbere cy'ibanze, mu gihe batarabarura igihugu cyose cyangwa se abandi bo mu gihugu cyose. Ubwo by'umwihariko rero bakaba bitegerejwe ko na nyuma y'uko batangaje cyangwa se igihe bazatangariza uwatsinze, ubwo nabyo muzabimenyeshwa. Aya matora kandi nakwibutsa ko yabaye mu mutuzo ndetse no mu bwisanzure, aho abanyarwanda benshi bazindukiye ku byumba by'itora cyangwa se mu byumba byahageneweho gutoreramo, bakaba rero bahazindukiye babukereye. Nuko rero abatavuga rumwe n'igihugu cyacu nabo bakaba bagize byinshi bavuga, ariko icyiza cyangwa se igihari cyiza ni uko amajwi yagenze neza, cyangwa se amajwi no gutora byose bikaba byagaragajwe cyangwa se byagaragariye mu mucyo, byatanzwe mu mucyo. Rero ni benshi bagize icyo bagenda babivugaho, dore ko ari nyuma y'uko benshi bagendaga bibaza ukuntu gutegura amatora akagenda mu mucyo neza nk'uku nguku, icyo bisaba cyangwa se icyo abandi bagakwiriye kubyigiraho. Ubwo tubibutsa ko kandi igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo mu gihe bakiri kwiyamamariza kuba bashaka umukandida ugomba kuyobora iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariwe Joe Biden, akaba yaraje kuraswa mu bihe by'amatora. So abenshi bakaba rero bavuga bati niba mu Rwanda twagira umutekano umeze gutya, kampeni zo kwiyamamaza zikarangira nta kibazo na kimwe kivutse, ariko ibyo bihugu by'ibinyamahanga cyangwa se ibyo bihugu by'abanyamahanga byo ugasanga byananiwe ubwabyo kwikontororera umutekano. Ati ni iki tutabarusha cyangwa se u Rwanda nk'uru nguru cyangwa ikindi gihugu kimeze nk'u Rwanda wagikura hehe? Hanyuma mu batoye rero, kuri w'igihugu nawe nakubwiye ko yatoye, ndetse n'umuryango we, umwana we, umukobwa we cyangwa se umukobwa we ndetse n'abasore be bose bakaba babashije gutora. Ubwo rero nawe reka nizere ko umeze neza kandi murakoze cyane. Reka nkushimire we warubanye natwe, Imana iguhe umugisha. Johnny TV Show, living the gospel, sharing God's grace.